Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Igitondo cyiza kuri mwese mwakoze subscribe, saa 12 zuruzuye. Reka tubabwire ngo twinjiye mu mwanya wa soma dusome Bibiliya. Tugiye gusoma igitabo cyo Kuva igice cya 23 kigizwe n'imirongo 33. Andi mategeko y'Imana. Murongo wa mbere: niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze, ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma. Murongo wa kabiri: ntugakurikize benshi gukora ibyaha, kandi nutangwaho umugabo ntukagiye benshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi. Murongo wa gatatu: kandi ntugatsindishirize umuntu kuko ari umukene. Murongo wa kane: nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa indogobe ye izimira, ntukabure kuyimuzanira. Murongo wa gatanu: kandi nusanga indogobe y'umwanzi wawe umutwaro ihetse yawurwanye ukagira ngo wirengagize kumufasha, ntukabure kumufasha. Murongo wa gatandatu: ntukagore ku rubanza rw'umukene uri muri mwe. Murongo wa karindwi: wirinde cyane ibirego by'ibinyoma, ntukice utacumuye, ukwiriye gutsindira umuziza akarengane, kuko ntazatsindishiriza umunyabyaha. Murongo wa munani: ntugahongerwe, kuko impongano ihumya amaso y'abareba, kandi igoreka imanza z'abakiranutsi. Murongo wa cyenda: kandi ntugahate umusuhuke w'umunyamahanga, kuko muzi umutima w'umusuhuke, kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa. Murongo wa 10: mu myaka 6 ujye ubibaka ubutaka bwawe, usarure imyaka yabwo. 11: ariko kuwa 7 bujye buruhuka, uburaze, kugira ngo abakene bo mu bwoko bwanyu barye kimeza, ibyo basize inyamaswa zo mu gasozi zibirye. Uko aba ariko ujye ugenza uruzabibu rwawe n'urwerayo rwawe. 12: mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe, kuwa 7 ujye uruhuka, kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe ziruhuke, umwana w'umuja wawe n'umusuhuke w'umunyamahanga basubizwemo intege. 13: mwitondere ibyo nababwiye byose, ntimukavuge na hato amazina y'izindi mana, ntakumvikane mu kanwa kawe. 14: uko umwaka utashye ujye unziririza iminsi mikuru 3. 15: ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima idasembuye, mu minsi 7 ujye urya imitsima idasembuwe uko nagutegetse, mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi Abibu, kuko ariko waviriyemo muri Egiputa, he kugira umuntu uza ubusa imbere yanjye. 16: kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura, uw'umuganura w'imirimo yawe wabibye mu murima, kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose, wo ku iherezo ry'umwaka, numara gusarura imirimo yawe mu isambu yawe. 17: uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Umwami Uwiteka ibihe 3. 18: amaraso y'igitambo ntambiwe ntukayatambane n'imitsima yasembuwe, kandi urugimbu rw'icyatambwe ku munsi mukuru wanjye ntirukarare ngo rugeze mu gitondo. 19: umuganura w'ibibanjwe kwera mu butaka bwawe ujye uwuzana mu nzu y'Uwiteka Imana yawe, ntugatekeshwe umwana w'ihene amahenehene ya nyina. 20: dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyaneho aho nakwiteguriye. 21: mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. 22: ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. 23: kuko marayika wanjye azakujya imbere akakujyana mu Bamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abanyakanani n'Abahivi n'Abayebusi, maze nkabarimbura. 24: ntuzikubite imbere y'imana zabo, ntuzazikorere, kandi ntuzagenze nkabo, ahubwo uzabarimbure rwose, utembagaze inkingi z'amabuye bubatse. 25: kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. 26: mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha, umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. 27: nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere, nirukana abantu uzageramo bose, ntuma ababisha bawe bose baguha ibitugu. 28: nzohereza amavubi akujya imbere, yirukana Abahivi n'Abanyakanani n'Abaheti imbere yawe. 29: sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare, inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera. 30: ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto ngeze aho uzagwirira akazungura icyo gihugu. 31: nzagushyiriraho urugabano ruhere ku nyanja itukura rugere ku nyanja y'Abafilisitiya, kandi ruhere ku
butayu rugere ku ruzi Ufurate, kuko nzabagabiza abatuye muri icyo gihugu, mukabanesha, mukabirukana imbere yanyu. 32, ntuzagire isezerano usezerana nabo cyangwa n'imana zabo. 33, ntibazagumye kuba mu gihugu cyawe kugira ngo batakunshumuzaho, kuko wakorera imana zabo ntibyabura kukubera umutego. Turabashimiye cyane. Icyo cyari igice cyo kuva, igice cya 23. Reka tubabwire ngo mugire umunsi mwiza, ariko duharanira gukiranuka. Turabakunda.